Yesu ashimwe bene data, inshuti bavandimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Ndagushimiye mwami Yesu Kristo, umwami w'ijuru n'isi, umwungeri mwiza, Imana yabambye ikirere ikadendeza inyanja, Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiremwa byose, Imana yaremye umuntu ikamurutisha ibindi biremwa. Twese turi imirimo y'amaboko yawe. Ndagushimiye kandi nguhaye icyubahiro. Ndagushimira ijambo ryawe ko ari ukuri, kandi ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe niryo ririmo ubugingo, niryo ririmo imbaraga mvajuru. Ijambo ryawe niryo ririmo amazi amara inyota. Ijambo ryawe rirakomeye. Reka ijambo ryawe ritwarire mu mitima yacu. Ijambo ryawe rikingura imitima y'abagiye kuryumva, kandi rikora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwacu. Uzaryumva wese azagubwe neza, uzaryumva wese rizamubohore, uzaryumva wese azakora icyo risaba gukora kugira ngo ubugingo bwacu bukire. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga kubaha Imana no mu gihe cy'akaga, cyangwa se kubaha Imana no mu gihe cy'amakuba. Kubaha Imana mu gihe kigoranye, kubaha Imana naho byaba bigaragara ko bitakagombye gushoboka. Tugiye gusoma igitabo cyo Kuva, igice cya mbere, umurongo wa 15 turageza ku wa 21, hanyuma tuganire kuri iryo jambo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuje, mbahaye ikaze mwese abakunda ijambo ry'Imana, abari ku mpera z'isi, abari mu Rwanda, abari i Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, abari mu bihugu bya Afurika, Malawi, Zimbabwe, Zambia, abari mu bihugu mu ihembe rya Afurika za Ethiopia n'ahandi, Maroc hejuru, Tunisia n'ahandi, abumva ijambo ry'Imana bari ku mugabane w'Uburaya, abumva ijambo ry'Imana bari ku mugabane wa Amerika, Amerika yo hagati, CONCACAF, Amerika y'Epfo, abumva ijambo ry'Imana bari ku migabane itandukanye, Afurika, Uburaya, Amerika, Australia n'ahandi, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nk'uko bisanzwe muraganira na Pasiteri Velas Bizumutima. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Igitabo cyo Kuva, igice cya mbere, umurongo wa 15, haranditse ngo hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwaga Shifura, undi yitwaga Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, n'ab'umukobwa bumuhotora, ariko n'ab'umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Umurongo wa 20, Imana igirira neza abo babyaza,
ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. 21 ku murongo wa 21 niho tugeze. Ubwo bwoko burakomera buragwira kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Mbere yuko turyinjiramo tukariganiraho neza, reka mbanze mbabwire ko igitabo cyo kuva cyanditswe n'umwanditsi Mose. Mose yitwaga Happy Mose cyangwa se Moses bitewe n'uko ushaka kubivuga. Mose niwe Moses. Yesu ashimwe cyane. Happy Mose izina ryamenyekanye cyane cyangwa ryamamaye ni iri zina ryitwa Mose, kuko na nyir'ubwite ubwe izina Happy ntabwo yarikunze cyane, nayo mpamvu ritamenyekanye cyane. Mose yari mwene Amuramu, yari umuheburayo. Yesu ashimwe cyane. Mose yari mwene Amuramu, yari umuheburayo. Abo yandikiye Abisiraheli n'abazabakomokaho igihe bari mu bucakara mu Misiri. Yandikiye Abisiraheli n'abazabakomokaho igihe bari mu butayu mu gihugu cya Misiri, barimo bakoreshwa uburetwa, bari mu bucakara. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Mose rero igihe yandikiye ni mu mwaka w'1410 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Yanditse akigera ahantu bitaga i Mowabu. Umwaka ni 1410 mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Yanditse akigera aho bita i Mowabu, niho yandikiye iki gitabo cyo kuva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Nagira ngo wumve impamvu yatumye Mose yandika iki gitabo. Impamvu kwari kugira ngo Abisiraheli bamenye inkomoko yabo nk'ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe, no kugira ngo nabo bagire amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Iyi niyo mpamvu yatumye Mose yandika iki gitabo. Hanyuma Mose ntabwo yapfuye kwandika gutyo, yari afite n'intego. Intego yatumye yandika iki gitabo ni ukugira ngo bamenye akamaro k'umubano wabo n'Imana, bikaba ari naryo tangiriro ry'Abisiraheli kugira ngo bave mu buretwa mu gihugu cya Egiputa cyangwa se igihugu cya Misiri. Iyo tuvuze Egiputa ni igihugu cya Misiri. Yesu ashimwe cyane. Yanditse kandi afite n'insanganyamatsiko. Insanganyamatsiko yatumye yandika ni hatugaragariza Imana itangira gusohoza amasezerano kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nubwo abana bayo b'Abisiraheli bari baratwawe bunyago muri Egiputa, mu Misiri, mu gihugu cy'amahanga, Imana yakoze ibitangaza byo kubakurayo. Imana yakoze ibitangaza byo kubakurayo, kubakura mu buretwa. Imana yahaye umugisha Abisiraheli baba igihugu cy'amateka gikorera ubwami bw'Imana na Mose ku musozi wa Sinayi. Iyo ngiyo ni insanganyamatsiko. Bwana Yesu asifiwe. Nagira ngo turebe iki gitabo nacyo uburyo kigabanyijemo, kuko
ibice byose bigize iki gitabo ntago bivuga bimwe, bigiye bigabanyijemwo ibice. Iki gitabo rero uburyo kigabanyije mu bice bitatu. Igice cya mbere, Imana ikura Abisiraheli mu buretwa, ikabayobora ikabageza ku musozi wa Sinayi. Igice cya mbere nicyo kivuga. Igice cya kabiri kivuga uburyo Imana ibahera isezerano n'amategeko 10 kandi n'amabwiriza abagenga. Igice cya kabiri kivuga Imana ibaha isezerano n'amategeko 10 n'amabwiriza agomba kubagenga. Yesu ashimwe cyane. Nkwibutse ko Imana yaduhaye amategeko 10 ndetse n'amabwiriza agomba kutugenga. Yesu ashimwe. Ibyo Imana yabihaye Abisiraheli, kandi natwe turi Abisiraheli mu mwuka, tukaba Abanyarwanda cyangwa se Abatanzania cyangwa se Abagande cyangwa se Abarundi, Abanyakenya cyangwa se Abafaransa cyangwa Abongereza cyangwa se n'abandi. Ariko ibyo byose Imana yabishyizeho kandi ikaduha amategeko agomba kutugenga n'amabwiriza agomba kutugenga. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Igice cya gatatu, Abisiraheli bubaka ihema ryaho bazajya basengera Imana, nayo ikabaha amabwiriza yo kuyobora gahunda yo kwiramya. Nkwibutse ko ibintu byose bigomba kugira gahunda, kandi tugomba kubaho mu buzima bwo kuramya Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ashimwe cyane. Ibi byose rero Imana yashimye kubikoresha Mose. Nakubwiye ko Mose yari mwene Amuramu, yari Umwisiraheli, yari Umuheburayo, kandi Mose yitwaga Hapi. Uretse ko iryo zina atarikunze, iryamamaye cyane ni Mose. Mose uyu nguyu niwe Imana yashimye gukura ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa, mu buretwa, mu butayu. Mose ni Imana yakoresheje ibitangaza. Mose niwe wavuganaga n'Imana imbona nkubone nk'uko umuntu avugana n'undi ku musozi wa Sinayi. Mose ari mu bahanuzi. Bibiliya iravuga ngo uhereye kera kose nta muhanuzi wigeze kuruta Mose cyangwa se wigeze kuruta Yohana Batista. Mose yari umwe mu bahanuzi bakomeye cyane ba kera, kandi Mose yashushanyaga Kristo uzaza. Mose yashushanyaga ingoma ya Yesu Kristo, ingoma y'ubuntu, ingoma y'imbabazi, ingoma ikomeye, ingoma itazahanguka. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ijambo twasomye mu gitabo cy'Abaheburayo, amini murambabarira, igitabo cyo Kuva, igice cya mbere, umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 21. Twasomye ijambo ritubwira ngo mu gihugu hari Abaheburayo, hariho ababyaza b'Abaheburayo, umwe yitwaga Shifura, undi yitwa Puwa. Ayo niyo yari amazina y'aba babyaza. Abaganga ndabashuhuje, ababyaza ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aba bantu bakoraga umurimo wo kubyaza. Uyu murimo ntabwo ari umurimo uba woroshye, ni umurimo ukomeye, ni umurimo usaba kuba umuntu yarabyize, ariko nanone ukabamwo n'umuhamagaro. Ntabwo uyu murimo wakorwa na buri muntu wese ngo awushobore. Yesu ashimwe cyane. Aba babyaza Shifura ndetse na Puwa bari ababyaza, kandi aba babyaza bari bazi umurimo bagomba gukora. Aba babyaza umurimo wabo wari uwo kubyaza abagore. Abagore ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, aho muri hose mwubahwe. Yesu ashimwe cyane.
Shifura ndetse na Puwa bari bafite umurimo wo kuba ari ababyaza, ariko akaba atari ababyaza abo ari bo bose, bo bari abo mu bwoko bw'Abaheburayo kazi. Yesu ashimwe cyane. Aba babyaza umwami wa Egiputa arababwira ati, atangira kubaha amategeko. Mwibuke ko umwami ni umwami, itegeko ry'umwami riba ari kubagaho, itegeko ry'umwami riba rikomeye. Umwami wa Egiputa arababwira ati, ijambo ry'umwami ni itegeko, nk'uko ijambo ry'umwami Imana, umwami w'abami, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, riba ari itegeko. Muryumve kandi muryubahe kandi muryumvire, mukore icyo ririmo gusaba. Yesu ashimwe cyane. Umwami wa Egiputa arababwira ati, atangira kubabwira ijambo ry'umwami, atangira kubaha amabwiriza n'amategeko. Arababwira ati, nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwami atangira kubaha amategeko. Aya mategeko yabahaga nta shingiro yari afite, yayabahagaga nk'umuntu ariko utari umuntu w'intungane. Mu by'ukuri nta muntu wigeze arema undi. Imana niyo muremyi, creator, niyo yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Zaburi ya 24 umurongo wa mbere haravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamwo. Uyu mwami yiha amategeko, kubera ko yari afite amategeko y'isi, atangira gutanga amabwiriza, atangira gutanga amategeko, atangira kuyaha abantu, kandi ijambo ry'umwami ryari kubagaho. Arababwira ati, nimugera ku ntebe Abaheburayokazi babyariraho, mukabona umugore mukababyaza, mukabona umugore abyaye umwana w'umuhungu, uyu mwana w'umuhungu mujye mumuhotora. Atangiye gutanga amategeko y'ubwicanyi, atangiye gutanga amategeko y'ubugome, atangiye gutanga amategeko yo gukora ibibi. Aravuga ati, ariko naba umukobwa mujye mumureka abeho. Atangiye kurobanura ababaho n'abatagomba kubaho, nk'aho ari we muremyi. Ariko bene data, nagira ngo mbabwire ngo, nukora ibyiza uzumvirwa, nukora ibyiza Imana izaguha umugisha, nukora ibyiza Imana izakugirira neza, nukora ibyiza Imana izakugwiza. Bwana Yesu asifiwe. Uyu mwami yashakaga ko abana b'abahungu batabaho, yareberaga mu mubiri. Yari azi ko hazavukamo umwana w'umuhungu, kandi nk'uko byari byarahanuwe n'abahanuzi harimo na Yesaya n'abandi, uhereye kera kose Yesu Kristo yari yarahanuwe. Yari azi ko rero byanga bikunda hazavukamo uyu mwana w'umuhungu, hanyuma ngo akazamusimbura ku ngoma. Ngo yatinyaga bazasimbura Abaherodi. Yesu ashimwe cyane. Niko yabyumvaga, niko yabibonaga. Ariko ntabwo ariko byari biri. Ntabwo umwami Yesu Kristo yari yaravukiye cyangwa se yari kuvukira gusimbura cyangwa kuyobora ubuyobozi bwo mu isi cyangwa ingoma zo mu isi, kuko we ni umwami w'abami, niwe ushyiraho izo ngoma, niwe uziyobora, niwe uzitegeka. Mbibutse ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe cyane. Atanga aya mategeko mabi, atangira kurobanura abantu bagomba kubaho n'abatagomba kubaho, kandi atari we muremyi wabo. Mbibutse ko ibyo bitari byiza, mbibutse ko ibyo ari bibi cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu yubaha Imana arayubahisha, iyo umuntu atubaha Imana akora bibi, agakora nk'ibyo uyu Farawo yari arimo gukora, agatanga amategeko atariyo, agatanga amabwiriza atariyo. Yesu ashimwe cyane. Atanga aya mabwiriza, atanga aya mategeko atari meza, kandi aba babyaza, kuko ijambo ry'umwami ryari kubagaho, byari itegeko, byanga bikunda bagombaga kuyashyira mu bikorwa. Byanga bikunda bagombaga kumvira uyu mwami, byanga bikunda bagombaga kumva iri tegeko ry'uyu mwami Farawo. Mbibutse ko Farawo yari umwami ukomeye,
igihugu cya Egiputa ni igihugu gikomeye, ni igihugu na n'ubu kirakomeye, cyavagamo abanyabwenge, cyavagamo abantu b'abacurabwenge, cyavagamo ibintu bikomeye, ubuhanga, ariko butarimo kubaha Imana. Ntabwo cyari igihugu cy'isezerano, ntabwo cyari igihugu Imana yishimira, kuko cyavagamo abantu batubaha Imana. Murumva ko n'umwami wabo ibyo yari arimo ibyo ari byo. Mbibutse ko iki gihugu ari nacyo abisiraheli bagiye gukoronirizwamwo, bagiye gukoreramwo ubucakara. Yesu ashimwe cyane. Na n'ubu ntabwo ari igihugu cyitwara neza ku gihugu cy'isezerano cya Isiraheli. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 17 haravuze ngo maze abo babyaza bubaha Imana. Mwene data, nshuti, mubyeyi, muvandimwe, ndagusaba kubaha Imana no mu gihe kigoye, kubaha Imana no mu gihe ugeze mu gihe cy'amakuba, kubaha Imana mu gihe ugeze no mu gihe cy'amategeko akomeye, kubaha Imana mu gihe ugeze no mu gihe cy'akaga. Aba babyaza bari mu kaga kubera ko bari bagiye kwanga ibyo umwami ashaka, kandi ijambo ry'umwami ryari itegeko. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, ukwiriye kubaha Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ukwiriye kubaha Imana no mu gihe kikugoye. Ukwiriye kubaha Imana no mu gihe ufite ubukene. Ukwiriye kubaha Imana no mu gihe bagushyizeho itegeko ryo kwihakana Yesu. Ukwiriye kubaha Imana no mu gihe haje ingorane, ibyago, amakuba, ugakomeza ukubaha Imana. Aba babyaza bari mu gihe cy'ingorane, bari mu gihe cy'amakuba, bari mu gihe cy'ibyago, kuko ijambo ry'umwami ari itegeko. Bagombaga no gupfa, bagombaga byanga bikunda, umwami yagombaga gutanga itegeko ry'uko batagomba kubaho kuko bamusuzuguye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ko niba ubaha Imana izagukiza, niba ubaha Imana izakugirira neza, niba ubaha Imana izakurengera, niba ubaha Imana izakurwanirira. Niyo mpamvu yitwa Imana Sabahoti, Imana irwana intambara kandi ntigitsindwa. Niyo mpamvu ari Imana y'amaboko maremare, nk'uko umuhanuzi Ezekiyeli yabyanditse, igice cya 20 umurongo wa 30. Ni Imana y'amaboko maremare, ni Imana yavunnye amaboko ya Farawo, ni Imana yavunnye n'uko ari gusigaye gufite inkota mu kiganza itakara hasi. Niba ubaha Imana izakurwanirira, niba ubaha Imana izakurengera, niba ubaha Imana izagutabara. Nuhamya Imana nayo izaguhamiriza. Yesu yaravuze ngo umuntu natampamiriza imbere y'abana b'abantu, nanjye sinzamuhamya imbere ya Data ndetse n'imbere y'abamarayika. Bwana Yesu asifiwe. Nkwibutse ko kubaha Imana ari ukuyihamya, bihwanye no kuyihamya. Kubaha Imana bihwanye no kuyumvira. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ashimwe cyane. Maze aba babyaza bubaha Imana, maze aba babyaza bubaha Imana. Ndabisubiramwo. Maze aba babyaza banga kumvira Farawo, banga kumva itegeko ry'umwami, bahitamo kumvira Imana. Impamvu bahisemo kumvira Imana ni iyihe? Bahisemo kumvira Imana kubera ko bari bazi ko Imana isumba byose, bo bari barayimenye. Ndakwifuriza kumenya Imana, ndagukangurira kumenya Imana, ndagukangurira kubaha Imana, ndagukangurira gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aba babyaza hari uwo bari bamenye. Aba babyaza bamenye ko Imana isumba byose. Aba babyaza bamenye ko Imana ishobora byose. Aba babyaza bamenye ko Imana ariyo muremyi w'isi n'ijuru n'ibirimo byose. Aba babyaza bamenye ko ari Imana ariyo ishyiraho abami, ariyo ishyiraho ubutegetsi bwose. Aba babyaza bahisemo kumvira Imana nyamana, bareka kumvira umuntu. Ndakwinginga mwene data, igakumvira Imana, igakumvira Imana isumba byose kandi ishobora byose. Niwikomeza ku muntu ntaho umuntu azakugeza. Umuntu arahinduka, umuntu arahindagurika. Umuntu ni umuntu mubara umubonye. Ariko nshuti, mubyeyi, muvandimwe, niwikomeza ku Mana ukayubaha, nayo izakubaha kandi izakubahisha. Bibiliya iravuze ngo ababyaza bubaha Imana. Iri jambo ndarisubiramwo, nushaka ryo wandika ku nkingi y'umutima wawe. Aba babyaza bubaha Imana. Bibiliya iravuze ngo ababyaza bubaha Imana.
aba babyaza bubaha Imana, aba babyaza bubaha Imana, maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'uyu mwami wa Egiputa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ahubwo bareka abahungu babaho. Haleluya! Ngo maze abo babyaza bubaha Imana, bareka gukora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, umwami Farawo. Banga kubikora. Banze kubikora, bahitamo kureka abahungu babaho. None nanjye mbabaze abumvira ijambo, bakristo bavandimwe bene data, nanjye mbabaze ikibazo. Iyo wanze kumvira umwami bigenda bite? Noneho umwami w'igihugu gikomeye nka Egiputa, umwami nka Farawo wari ufite ubugome budasanzwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwami Farawo ntabwo yari umwami usanzwe, yari umwami ufite ubugome budasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Mbese murumva bababyaza kurenga ku itegeko ry'uyu mwami Farawo, hanyuma bakareka aba bahungu bakabaho, bakareka abahungu n'abakobwa bose bakabaho, kandi bari bategetswe n'umwami kurenga ku iryo tegeko, bakica aba bahungu bakabahotora. Murumva batari bari mu kaga? Murumva se bataragombaga gupfa? Murumva se umwami yategetse bitagomba guhita biba? Ariko kubaha Imana nicyo bivuze. Ugomba kubaha Imana igihe uri mu gihe cy'akaga, igihe uri mu ntambara ugomba kubaha Imana, igihe uri mu byago n'amakuba ugomba kubaha Imana, igihe uri mu gihe cy'itegeko runaka ugomba kubaha Imana. Ntuzihakane Imana yawe, ubaha Imana yawe kandi uyumvire. Ntuzigere wihakana Imana yawe, ntuzigere wanga Imana yawe, ntuzigere uva ku Mana yawe. Yesu ashimwe cyane. Aba babyaza bumviye Imana isumba byose. Ijambo kubaha Imana rihwanye no kuyumvira. Aba babyaza bumviye Imana barayubaha, bareka abahungu babaho. Banga kumvira itegeko ry'umwami Farawo, banga kumvira itegeko ry'umuntu, banga kumvira itegeko ry'ikiremwa muntu, banga kumvira itegeko ry'umuntu utarakebwe. Bahitamo kumvira itegeko ry'Imana isumba byose. Bahitamo kumvira itegeko ry'Imana ikomeye. Bahitamo kumvira itegeko ry'Imana ishobora byose. Bahitamo kumvira itegeko ry'umuremyi. Mbibutse ko Imana ukuntu irema abagore barakomeye cyane. Abagore Imana ijya ibaha umugisha. Abagore ni abantu Imana ikoreramwo irema umuntu. Abagore ni abantu Imana, reba nawe umugore asama inda, yamara gusama inda hanyuma mu nda haba ari amazi. Amazi akaza Imana ikayahinduramo igikoma, ibintu bimeze nk'igikoma. Hanyuma ntabwo ndi umuhanga cyane, ntabwo nigeze mbyiga ibyo bintu, uretse ko niko mbitekereza, niko kandi naganire n'abakuze cyangwa se n'abaganga babizi ibyo ngibyo baransobanurira. Hanyuma ayo mazi agahindukamo igikoma. Imana ikaremamo umuntu, ikagenda iterateranya ingingo, ikaremamo umuntu. Umuntu akavukira mu nda y'umugore, mu nda y'undi muntu. Umuntu akagenda, Imana igateranya ingingo zose, namwe murebe. Umuntu akagera ubwo avuka. Umuntu akaremerwa mu mazi, kuko mu ngobyi aho bita muri placenta, umuntu aba ari mu mazi, umwana aba yigaragura mu mazi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Abagore bubahwe. Abagore bubahwe, mujye mwubaha ababyeyi bababyaye. Yesu ashimwe cyane. Uko waba ungana kose, imyaka ufite yose, ugomba kubaha umubyeyi wakubyaye. Cyane cyane umubyeyi w'umugore akwiye kubahwa cyane, kuko akora imirimo myinshi mu buryo bwo gukoreshwa iyo mirimo. Umuntu akagera ubwo aba umuntu, Imana ikamurema ikamwuzuza kandi ikamuremera mu nda y'umugore. Umuntu yarangiza akagira amezi 8, akagira amezi 9, umuntu akavuka, umuntu akagera ku isi akabaho. We ni ibintu bikomeye. Imana ni umuremyi, Imana irakomeye, Imana irahambaye. Farawo atangira gutanga itegeko. Umwami Farawo atangira gutanga itegeko ryo kuvuguruza icyo Imana yashyizeho, ryo kuvuguruza umugambi w'Imana, ryo kuvuguruza umugambi wo kurema. Mbibutse ko nta muntu wavuguruza Imana ngo azabishobore. Mbibutse ko nta muntu warwanya Imana ngo azabishobore. Aba babyaza bo bamenye Imana yabo, bahitamo kumvira Imana isumba byose. Bareka gukora ibyo umwami Farawo babwira. Bubaha Imana, bumvira Imana,
bareka abahungu babaho birengagiza itegeko ry'umwami. Bwana Yesu asifiwe. Bamaze kwirengagiza itegeko ry'umwami, umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza. Byakomeye rero, byageze aho bitangiye gukomera. Umwami wa Egiputa ariwe Farawo, noneho ahamagaza bababyaza. Arabahamagaza, niba hari mu biro bye simbizi, yarabahamagaje ibwami. Yesu ashimwe cyane. Namwe ndagira ngo wumvire ijambo, wumve n'uburemere bwaryo. Ndagira ngo wumvire ijambo, uryumve mu mbaraga zikomeye. Ndagira ngo wumvire ijambo kandi uryumve uko riri, wumve ko ari ibintu byari bikomeye. Umwami wa Egiputa nka Farawo noneho ahamagaje bababyaza, kuko bagandiye itegeko rye, kuko banze gushyira mu bikorwa icyo yavuze. Kandi ijambo ry'umwami ryabaga ari itegeko. Ijambo ry'umwami riba rikomeye. Yesu ashimwe cyane. Arabahamagaje rero, biragenda bite? Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuze ku murongo wa 18 ngo umwami wa Egiputa ariwe Farawo ahamagaza ababyaza, arababaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho kandi nababujije nabahaye itegeko? Icyatumye mutinyuka kubireka niki? Icyatumye mwanga kunyumvira ni ikihe? Icyatumye muhangara mugatinyuka kumvira umwami w'igihugu nka Egiputa nkanjye niki? Niki cyatumye mureka abahungu bakabaho? Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana ndarikunda. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ndarikunda. Ku murongo wa 19 haravuze ngo ababyaza basubiza Farawo. Aba babyaza Shifura ndetse na Puwa baratinyuka basubiza umwami nka Farawo. Kurikira wumva amagambo bamushubije. Yesu ashimwe cyane. Iyo wubaha Imana uratinyuka. Iyo wubaha Imana nta gutinya Satani. Iyo wubaha Imana nta gutinya abadayimoni. Iyo wubaha Imana igihe cyose waba urimwo, iyo wubaha Imana irakurwanirira. Iyo wubaha Imana nayo irakubaha. Iyo wubaha Imana ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe ubiharira Imana, Imana nayo ikaba yigenga ubwo buzima bwawe ndetse n'ubugingo bwawe. Ku murongo wa 19 aba babyaza basubiza Farawo bati, impamvu twabikoze nuko abaheburayo kazi batamera nk'abanyegiputa kazi. Kurikira wumve kuntu aba babyaza basuzuguraga. Kurikira wumve kuntu aba babyaza basuzuguye umwami, bagasuzugura itegeko rye, nawe bakamusuzugura imbona nkubone kubwo kubaha Imana isumba byose. Maze aba babyaza basubiza aba baheburayo kazi bababyaza Shifura ndetse na Puwa basubiza umwami bati, impamvu twanze guhotora aba bana b'abahungu nuko ingingo ya mbere nuko abaheburayo kazi batamera nk'abanyegiputa kazi. Donc ezeze waya depaya. Umva ijambo. Mwene data umva ijambo. Muvandimwe umva ijambo. Iri ni ijambo. Ijambo risuzugura umwami umuntu, rikubaha Imana isumba byose ihoraho. Iri jambo kandi niryo ryari ririmo n'ingingo ibarengera ku mwami Imana. Ndagira ngo ugire ijambo rikurengera. Ndagira ngo ugire ingingo ikurengera ku Mana. Ndagira ngo ugire ingingo ikurengera igihe uzaba ugeze mu kaga, igihe uzaba ugeze mu byago n'amakuba, ugire ingingo ikurengera. Mbibutse ko Yesu amaze kubatizwa na Yohana umubatiza yahise azamurwa n'umwuka ajyanwa mu butayu. Aho yari ajyanwe mu butayu rero, mwibuke ko uruhande rumwe yari umuntu kandi urundi akaba Imana. Yari mu isi, agenda mu isi, ari mu isi, abaho nk'uko turiho, ariko ari umuntu w'intungane kandi akaba Imana. Ibyo ntibyabujije Satani kumugerageza. Icyo cyari igihe rero twakwita igihe cy'akaga, igihe kigoye. Yesu ashimwe cyane. Ndimo kubwira ko ugomba kugira ijambo, ugomba kugira ingingo ikurengera nk'uko ababyaza. Iri jambo basubiza uyu mwami byari ingingo ibarengera ku Mana yabo. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko Saduraka na Meshake na Bedenego
bari bafite ingingo ibarengera. Ingingo ibarengera yari iyo kubaha Imana no kuyumvira. Nubwo bajugunywe mu itanura ry'umuriro, ibyo ngibyo ntacyo byabatwaye kuri bo, ntacyo byatwaye ubugingo bwabo, nta n'icyo byatwaye umubiri wabo, kuko bari bafite ingingo ibarengera. Ndagira ngo ugire ingingo ikurengera. Yesu yavuze ijambo, abwira Satani ngo, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Yesu yari afite ijambo, yasubije Satani ngo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Bwana Yesu asifiwe. Uyu Farawo nawe yari umuntu waremwe n'Imana, kandi Satani akoresha abantu, akorera mu bantu. Yari akorera muri Farawo kugira ngo abuze umugambi w'Imana kubaho, abantu be kuremwa, abahungu be kubaho. Bibutse ko Imana ikorera mu bantu na Satani agakorera mu bantu. Niba rero Satani agukoreramwo, ibyo bintu byangu bivemwo. Yesu ashimwe cyane. Ubwo nawe waba umeze nka Farawo wari urimo gutanga amategeko mabi. Niba utari wakizwa, ngwino wihane. Aka niko kanya kugira ngo uze wihane, wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nawe ugire ubuzima bwiza, ugire ubugingo bwiza, utangire wubaha Imana nk'aba Baheburayokazi Shifura ndetse na Puwa. Yesu yavuze ijambo, ingingo yakurengera ni ijambo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yubahwe none n'iteka ryose. Yesu yasubije Satani ijambo. Aba Baheburayo basubije Farawo ijambo. Iri jambo ryasuzuguraga umwami, ariko rikaba ririmo ingingo ibarengera ku mwami w'abami, ari we Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Shifura ndetse na Puwa basubiza uyu mwami Farawo bati, impamvu twakoze ibi nuko ubwoko bwacu bw'Abaheburayokazi butamera nk'Abanyegiputakazi. Mu yandi magambo bivuze iki? Bivuze ko Abaheburayokazi bakomeye. Bivuze ko Abanyegiputakazi ari nta kigenda. Bari bamubwiye bati, abantu uyoboye Abanyegiputakazi nta kigenda, nta mbaraga bafite. Imbaraga zifitwe n'ubwoko bw'Abaheburayokazi. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ryari ririmo kubaha Imana mu buryo buhambaye, rikabamo n'ingingo ibarengera, ariko iri jambo rikabamo gusuzugura umwami wa Egiputa, ari we Farawo. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 19 niho tukiri. Aba Baheburayokazi basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ijambo rya mbere ntabwo bameze nk'Abanyegiputakazi. Abaheburayo barakomeye. Ingingo ya kabiri baramubwira ngo impamvu Abaheburayokazi ni abanyembaraga. Turi abanyembaraga mwene data. Nukuri turakomeye kuko dufite iyo Mana ihambaye. Iyo Mana yaravuze iti, isi nibeho, maze biraba. Iyo Mana niyo yavuze iti, isi nibeho, maze biraba. Nukuri turakomeye kuko dufite iyo Mana ihambaye. Iyo Mana niyo yavuze iti, isi nibeho, maze biraba. Bwana Yesu asifiwe. Abaheburayokazi ntabwo bameze nk'Abanyegiputakazi. Abanyegiputakazi nta kigenda. Abaheburayokazi nibo bakomeye. Nibo bakomeye kuko bafite Imana nyamana. Nibo bakomeye kuko bafite Imana ifite imbaraga. Ingingo ya kabiri nuko ari abanyembaraga. Yesu ashimwe cyane. Barasubiza ngo ni abanyembaraga. Barabasubiza ngo kubw'uko ari abanyembaraga, babyara umubyaza atari yaza. Rote kerebo sikriwaya dotayini mando. Barabasubiza bati ni abanyembaraga.
babyaza n'umubyaza atari babyara umubyaza atari yaza, bakicara ku ntebe. Ubwo igitsina gore barabizi kuko abagore nibo babyara. Baravuga bati bagore bakigera mu rwererero ku ntebe yo kubyariraho, bahita babyara umuganga ataraza, umubyaza atari yaza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Turi abanyembaraga kuko turi abaheburayo n'abaheburayokazi, turi ubwoko bukomeye, turi ubwoko bw'Imana, turakomeye, turahambaye kuko dufite Imana ikomeye. Turi abantu b'igiciro. Icyampa ukamenya ko uri umuntu ukomeye, icyampa ukamenya ko niba ufite Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ukomeye. Icyampa niba ufite Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ukayubaha, ukayumvira, no mu gihe gikomeye, no mu gihe cy'amakuba, no mu gihe kigoranye, ukayubaha, ikakubeshaho, ikagukomeza, ikagutabara. Igihe habaye ibyago ubaha Imana kuko tugomba gushima Imana mu bibi no mu byiza. Igihe habaye igihe gikomeye, igihe cy'intambara, intambara urimwo, igihe cy'amakuba, ubaha Imana uyumvire. Imana izakugirira neza, Imana izagukomeza, Imana izakugwiza, Imana izakurwanaho, Imana izakurwanirira. Niba uri mu gihe kigoranye ubaha Imana muri icyo gihe, kubera ko siko bizahora ku bategereza Uwiteka, kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Aba baheburayokazi baravuga bati ni abanyembaraga. Icya gatatu, babyara umubyaza atarabageraho. Yesu ashimwe cyane. Izo zari ingingo zibarengera. Barimo barigamba mu maso y'umwami Farawo, barimo barigamba mu maso y'umwami wa Egiputa, ariko uko bavugaga iryo jambo niko Imana yashyirwaga hejuru, niko Imana yanezerwaga, niko Imana yavugaga abana banjye barampamije, niko Imana yavugaga ati hariho abantu banyubaha, niko Imana yavugaga ati hariho abantu banyumvira. No mu gihe kigoye bakanyubaha, no mu gihe kigoye bakanyumvira, bari mu byago bakanyumvira, bari mu makuba bakanyumvira, bari mu gihe cy'itegeko bakanyumvira, bari mu gihe bategetswe ibibi bakanyumvira, bakanga kubikora. Yesu ashimwe cyane. Reka tugeze ku murongo wa 20. Bamaze kumvira Imana, Bibiliya iravuze ngo Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira, ubwo bwoko burakomera cyane. Yesu ashimwe cyane. Urumva ko ari ku kintu cya gatanu tugezeho Imana yabakoreye. Ubwo bwoko buragwira, ubwo bwoko burakomera. Yesu ashimwe cyane. Imana irabagwiza. Nimwubaha Imana izabagwiza, nimwubaha Imana mukayumvira, Imana izabagirira neza. Ikibabaje ni kimwe, abagore muri iyi minsi ndetse n'abagabo ntago bagishaka kubyara, ntago bagishaka kumvira Imana. Abagore basigaye bashyiramo imipira, abagore basigaye bakoresha uburyo bwinshi butandukanye, bakanga kumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwibutse ko umushinga wo kubyara ntago ari umushinga wawe, ni umushinga w'Imana. Ubaha Imana, ntugire ubwoba, ntutinye ngo abana bazabaho gute, ntutinye ngo abana bazarya iki, ntutinye ngo abana bazambara iki. Ibyo birareba Imana. Imana ntabwo yazana umuntu ku isi ngo izabure kumurera, bizabure kumutunga, bizabure kumwambika. Mwabafite kwizera guke mwe. Abagore benshi bashyizemo bakoresheje uburyo bwinshi, tekinike nyinshi zitandukanye, ariko nta muntu tekinika Imana. Muzajya mugira tekinike, Imana nayo izana ibihano. Reka mbabwire bene data, izo tekinike nimuzivemwo. Wowe wumvira ijambo mugore, uri umuntu ukomeye, uri umuntu Imana iremera mundi. Emerera Imana uyubahe, emerera Imana yubahishe, emerera Imana uyumvire. Ahubwo Imana iyo yisabye, icyo yisabye yakiguha. Niba uyisabye 2, 3, 4, 5, Imana izabaguha. Ni Imana turayisaba, turayisenga kandi kumva. Yesu ashimwe cyane. Abagabo namwe harimo abagabo benshi ngaya, bagafasha abo bagore kujya mu izo tekinike, bagafasha abagore kujya mu izo onapo, cyangwa se bakabashyiraho n'igitsure bakanayibategeka. Hari igihe umugore aba yubaha Imana, yumva ibyo bintu atanabijyamo, akabitegekwa n'umugabo, kuko abantu benshi ntago bacyubaha Imana. Ariko se kuki abantu bubahutse Imana? Ese kuki abantu bahangaye Imana? Ese kuki abantu bajya mu mwanya wo gukora ibibi? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Imana yabwiye Kayini ngo nukora ibyiza ntuzemerwa.
Yesu ashimwe cyane. Ndabakangurira kumvira Imana, ndabakangurira kubaha Imana, mugakora ibyiza mukareka ibibi mu izina rya Yesu Kristo. Imana igwiza aba babyaza, aba baheburayo kazi Imana irabagwiza, Imana irabagwiza ibaha urubyaro, barabyara bumvira Imana, barabyara baragwira, bibutse ko umushinga Imana yarawutanze. Imana yaremye umuntu, Imana iravuga ngo nuko umugabo n'umugore niko yabaremye, irababwira ngo nuko mugende mubyare mugwire mwororoke mugwire isi mwuzure isi mu izina rya Yesu Kristo. Ariko abantu ntibacyubaha Imana, abantu basigaye bashaka kurwanya Imana, abantu basigaye bashaka kurwanya umugambi w'Imana. Reka nkubwire mwene data, niba udashaka ibihano by'Imana, niba udashaka ko Imana ikubaza impamvu wayubahutse, jya wumvira Imana, emerera Imana ubyare. Ntacyo uzaburana Imana, ntacyo uzakena, kuko abubaha Uwiteka ntacyo bakena. Zaburi ya 84 umurongo wa 12 kuri B yaho haravuga ngo nta kintu cyiza Imana izigera yima abantu bagenda batunganye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru, Imana yubahwe none n'iteka ryose. Ababyara baragenda, ababyaza baragenda baragwira. Ubwoko bw'abaheburayo kazi Imana iba mu ruhande rwabo, baragenda barabyara baragwira, baragenda ubwoko bukomeye. Bari bakomezwe nande? Bari bakomezwe n'Imana isumba byose, bari bakomezwe n'Imana isumba Farawo, bari bakomezwe n'Imana isumba abantu, bari bakomezwe n'Imana isumba umuntu. Niwubaha Imana izakugirira neza, niwubaha Imana izakurengera, niwubaha Imana izagutabara. Nkwibutse ko n'inda yawe yakunanira, ibyo kuvuga ngo babaye 3 4 ngo bazakunanira, bazakunaniza iki ko atari wowe urera? Ko Imana ari ibyara kandi ikarera. Yesu ashimwe cyane. Nkwibutse ko n'inda yawe yakunanira, nkwibutse ko no kwitunga byakunanira. Ibyo Imana idahari, no kwitunga byakunanira, n'amafunguro wayabura, no kwambara byakunanira. Ariko Imana ihari, niyo baba 5 6, Imana wumviye ubushake bwayo, Imana igira gute? Imana ikugirira neza, ikaguha umugisha. Ntabwo Imana yarema umuntu ngo inanirwe kumutunga, inanirwe kumuha amafunguro, inanirwe kumuha umugisha, inanirwe kumuha imyambaro. Imana irabizi ko turi abantu, kandi irabizi ko urwo rubyaro ari urw'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Turacyari ku murongo wa 20 ngo maze ababyaza baragenda baragwira, Imana ibaha urubyaro, Imana igirira neza abo babyazi, ibagirira neza. Niwubaha Imana izakugirira neza, niwubaha Imana izakurengera, niwubaha Imana izagutabara, niwubaha Imana izakugirira neza mu buryo bwose. Imana igira neza bene data. Twabonye Imana itugirira neza, twabonye Imana iturengera, twabonye Imana idutabara aho twari gupfa ntitwapfa, twabonye Imana itugirira neza aho twari gukora impanuka ntitwazikora, kandi abandi tubona birabaye. Imana iraturengera kuko kubaha Imana. Twabonye Imana itwubakira ingo, twabonye Imana iduha amafunguro, twabonye Imana idutabarira twambika, twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana niyo itubeshejeho. Twabonye Imana iduha agakiza, itugirira neza. Twabonye Imana, twabonye Imana, twabonye Imana, twabonye Imana. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nkuramburira amaboko, nibutse imirimo yawe, mbura icyo mvuga. Yesu ashimwe cyane. Umva umuntu wubaha Imana, umva umuntu ufite umutima wo kubaha Imana. Ayo magambo niyamuranga, ntabwo amagambo mabe aranga umuntu wubaha Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Dawidi yaravuze ngo nibiki ijambo umutima wanjye, kugira ngo ntagucumuraho. Umva umuntu wubaha Imana. Uyu ni wa muntu Imana yatumye bamenya Samweli kujya kwa Yesayi. Agezeyo ahasanga abandi bakuru be batubaha Imana, abasanga ba Minadabu, ahasanga ba Shama, ahasanga ba Eliyabu. Arangije abarebye ikirere agira ngo niba ariko abona Imana irabagaya. Yesu ashimwe cyane. Ishimwa Dawidi. Irangije Imana maze iravuga ngo ntubarebe ikirere nabagaye, kuko nitegereza umutima. Imana yitegereza umutima, ikareba umuntu igiye kugirira neza, ikareba ko ari umuntu yubaha, ikareba ko ari umuntu yumvira. Yesu ashimwe cyane. Ngo mwamurebye umutima, ngo uyu muntu ufite umutima nk'uwo nishimira. Yesu ashimwe cyane. Dawidi yari afite umutima wo kubaha Imana. Nawe gira umutima wo kubaha Imana, Imana ikugirire neza. Imana igirira neza abo babyaza. Umurongo wa 20, Imana igirira neza abo babyaza.
ubwo bwoko buragwira, burakomera cyane, buragwira, burakomera cyane, buragwira, burakomera cyane. Donc ezeze wa de paya, buragwira, burakomera cyane, kubera ko ari ubwoko bwubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 21 naho tugiye gusoreza. Kandi kuko babyaza bubashye Imana, Imana ibaha urubyaro. Nimwemerere Imana ibaha urubyaro, nimwubaha Imana, muyumvire, Imana ibaha urubyaro. Kuko abo babyaza bubashye Imana, Imana yabahembye kubaha urubyaro. Yesu ashimwe cyane. Niba wari ingumba wubaha Imana, Imana iguha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Niba wari umaze imyaka 2, 3, 5 ubona utarabyara, emerera Imana yubaha Imana iguha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mbibutse ko niba umuntu amaze umwaka umwe, imyaka 2, ntariba ryari ryarenga. Ntimukatotombera Imana ngo mwabaye ingumba. Oya, ingumba y'umwaka umwe, 2, oya. Imana hari igihe yagennye ko iri mu mugwe ku myaka 2. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ibaha urubyaro kubera ko bayubashye. Imana ibagirira neza. Kandi abo babyaza bubashye, kuko bubashye Imana, Imana ibaha urubyaro, baba imiryango. Yesu ashimwe. Imana ibaha urubyaro, baba imiryango. Yesu ashimwe cyane. Ndagukangurira kubaha Imana mwene data. Ndagukangurira kubana n'Imana amahoro. Imana ukayubaha kandi ukayumvira. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndasoje, ngiye gusenga. Ndashaka gusengera abantu badafite urubyaro, cyangwa se abantu bamaze imyaka myinshi batarabyara, kandi bubaha Imana. Ndashaka kubasengera mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha urubyaro. Aba babyaza, aba baheburayo kazi, bubashye Imana ibahemba kubona urubyaro. Bubashye Imana ibahemba kubagwiza. Bubashye Imana ibahemba kubagirira neza. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye ababyeyi bamaze igihe kirekire badafite urubyaro kandi bubaha Imana kandi bashaka kubyara. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo uzibure inda zabo, nk'uko wazibuye inda ya Rasheli akabyara, nk'uko wazibuye inda ya Hana akabyara, uwari ingumba akabyara 7. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo uko Hana yabyaye, uko Sara yabyaye akabyara umwana w'igitangaza Isaka, uko Hana yabyaye akabyara umwana w'igitangaza akavamo bamenya akitwa Samweli. Ndasenze ngo izinda z'abagore zizibuke, zibyare, abari ingumba babyare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izina ry'Imana ryubahwe kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusengera abantu badafite imbaraga. Bibiliya yatubwiye ngo aba babyaza Imana ibaha imbaraga kuko ari abanyembaraga. Izi mbaraga zatumye babwira Farawo bati ntabwo dukora ibyo watubwiye byo guhotora abana b'abahungu, ntabwo ari imbaraga zisanzwe, n'imbaraga z'Imana. Ngiye kugusengera aho uri, subira muti Mwami Yesu, ngusabye imbaraga zawe mvajuru, imbaraga zo kuguhamya mu gihe gikomeye no mu gihe kidakomeye, imbaraga zo kuguhamya no kukumvira mu gihe kigoye, mu gihe cy'ibyago ndetse n'amakuba, mu gihe kidashoboka. Mpimbaraga mbashe kuguhamya kugira ngo nanjye uzampamye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abamarayika. Vuga uti urakoze Mwami Yesu kumpaye izo mbaraga, kuko Imana yarambwiye ngo njye mbwira abantu ko ari imbaraga mvajuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndashaka gusengera umuntu utari wakira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Niba utari wamwakira ukaba wumvishira ijambo, subira muti Mwami Yesu, ndagukeneye, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nguhaye ubugingo bwanjye ngo ubuyobore kandi ubutegeke. Subira muti nguhaye ibyanjye byose. Subira muti Mwami Yesu,
amazina yanjye uyandukure mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Subiramo uti nguhaye ibyanjye byose kandi nguhaye ubugingo bwanjye n'umutima wanjye n'umubiri wanjye, ngo byose ubiyobore kandi ubitegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusengera abandi bantu bari babuze ubwenge. Bibiliya iravuga ngo niba ubuze ubwenge busaba Imana. Ubwenge butari ubw'ab'isi, butari ubw'inyamaswa abantu. Yesu ashimwe cyane. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye ubwoko bwawe kandi n'abantu waremye kugira ngo bahe ubwenge bwo kukubaha, ubwenge bwo kugutinya no kuguhindira umushyitsi, ubwenge bwo kugusenga ubudasiba, ubwenge bwo kutagwa mu moshya no mu bishuko, ubwenge bwo kukubaha no kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye mwese abankurikiye, mwibuke gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana ribagerereho igihe, kandi mujye mwibuka kuryumva muryiteho, mukurikire iryo jambo ririmo kuvuga, kandi mujye mwibuka no gukora like ndetse na share, mujye mwandika na message kugira ngo niba hari ibyo tunoza tubinoze, niba mudushimira mudushimire, niba mutugaya mutugaye. Icyo nsicyo nuko nta muntu wagaya ijambo ry'Imana kereka abantu abatubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Mujye mwibuka rero kubikora, mukore subscribe, mukore like, mukore share kugira ngo ayandi magroupe mubamwo cyangwa se n'abandi bantu bakunda ijambo ry'Imana ribagereho, hanyuma ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, kandi dukomeze twumve icyo Imana idushakaho kandi tugishyire mu bikorwa. Ndabashimiye kandi mbahesheje umugisha mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana nakagaruka. Ndabashimiye kandi mwagize neza kurikurikira. Ciao, ciao.